ntago byari ukuri kwibiza ko ari ukuri nari no guceceka nkatuza. None ko warize cano yakubaje Fafa? Nararize biranambabaza ikintu cyangwa waje Sando. Iyo nza kuba mfite undi mukobwa yego nkunda, niki wamusabye guhinduka? ni ikintu kimwe cyonyine, nuko utavuga amagambo mabi mu ruhame. Ariko kujya mu ruhame ukavuga amagambo atari meza, wenda tuvuge gutukana, ntago biba ari byiza kuko abantu benshi baba bari kukubona. Kandi none urumva nitunasezerana icyo gihe bizaba ikibazo. Yakongera binganzwa nge nabibonye. Uretse twasoje nese utamuhagira. Ase uretse maguruke. Oya unukamusige. Uraseka kwini wawe. Reba nk'iyi foto uyu mugabo yashize avuga ngo bano n'abana bawe. Aba bana urabazi? Ntabwo nzi ku izina ry'Imana Bareba ishobora tubwize ukuri. byose. Bareba tubwize ukuri. Omereri mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi, tubabwira yuko murabigenzi kuri twe. Twakiriye uyu munsi aba bantu babiri, harimo Vavajuru na Dr M, jereka muvuge mu gifaransa ariko Dr M sha ibintu byakaze byakomeye. Dr bimeze bite? Abanze bw'ikaze no mushyitsi ya murakoze cyane. Ndiyakiriye kuri Gasa. yakiriye umeze gute? Ni sawa, ndashima Imana kabisa. Fafa nawe ngo ikaze. Murakoze cyane. Ko witonze cyane se mama igikoma? Ya nta bisanzwe. Yego. Nta bisanzwe ni Ni Nta ibisanzwe. bisanzwe. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Kare rero reka baremeraho muri uyu mwandiko twakoranye ikiganiro warakaye cyane. Ntunguwe nuko umuntu witwa Dr M aka kanya mwicaranye, ndagira ngo noneho mu kiganiro cyawe n'uburakari wari ufite abantu bari bazi ko utazongera kwicana n'uyu musore. Kwicana n'umuntu n'abiciye abandi barasangira bakanicarana. Yego. Nk'uko umuyobozi wacu mukuru abibashishikariza. Rero wagiranye umuntu n'ikibazo ntabwo byavuga ngo ntabwo mwakicarana. Yego. Ikintu kibaho, hakabaho kubabarirana, hakabaho imbabazi, hakabaho kwigarura. Ubwo rero ntabwo wavuga ngo umuntu twahemukiranye utazongera guhura nawe. Yego. Utazongera kuvugana. Ikintu gishobora kubaho ukagira umujinya ariko bitavuze ngo ntabwo uzongera guhurira. Dr M aracyamukunda? Dr M nta yacitse amabere, yishe. Yego. Yakoze kidasanzwe. Muri make ntabwo dusubije uracyamukunda, urukundo ni rwa rundi. Njyewe Vavajuru ikosa ryabayeho kuri Dr M barariza abantu ntabwo nongera kurisubiramo. Ntabwo rero ari ikosa rirerire cyane bivuga ngo ndamuhitira ngo ndagira gutya na gutya gutya na gutya, ntabwo bivuze ko kuba twicaye hano mu kiganiro Yego. tudashobora kuba twarakarana n'undi. Ibyo rero ntabwo bikwiye kuba. Ni nabyo kandi byiza burya abantu bakagirana ibibazo cy'amakimbirane bakagira uko yakemura. Dr M rero nawe reka ngugarukeho. Byagenze bite kugira ngo tubone umuntu bitwa Vava? Ni ubwa mbere nari mbonye arira mu kiganiro asuka amarira ati Dr M uri umugome waramemukiye. Tubwire. Ya nanjye narakibonye mitande yakita bitari sawa, kuko ntago byari ukuri. Kwibiza ko ari ukuri nari no guceceka nkatuza. Gusa ntago byari ukuri, hari wari waduteranyije nyine tu. Ndawe si muveba, ufite channel ye witwa Sam Gakire niwe wabitangije ubundi ibintu. Azamubwira ngo bamuhaye ngo reuse content. Ndamubwira ati reuse content yitwereke, ntacyo bitwaye, turebe ntacyo bitwaye pe. Urumva ko twari turi kumwe icyo gihe abimubwira, urumva arangije yaga kwitwereka. Ndamubwira se password niyo utazi kandi wirirwa umwaploadingira ushatse kuvuga ko ntayo yuze ngo yanga ibyo byo kurebaho ngo byihorere ngo ntago ari ngombwa. Niba atari ngombwa se kubera iki none uri kubigira ikibazo? Mwegereze mikro.
iyi ntabwo iri kuvuga iyo ngiyo yanjye Eh. yego cyangwa Eh. mwegere ntacyo bitwaye nta kibazo Mwegerane. nibyo ndi kuvuga urumva uwo muntu nyine niwe waduteranyije yego Eh. ashaka kubicira ubukwe ashaka kutwicira ubukwe ashaka kutwicira ashaka urabona ukuntu babaye urumva ko ashaka kubicira ubukwe ese baba nibyo koko Sam Gakire wabateranyije njyewe mu kuri kw'Imana ishobora byose Yego. mama wambyeyi ndamukura yego Sam yaje ndi kureba indirimbo kuri channel ya Dr. Yego Yego. Imana ntizigere impumugisha yego nabanje kuyishyiraho ari uburyo akoresheje amafoto gusa Yego. nyibona aho ari audio Mhm. nyuma rero ndongera mbona iriho na video yego ubwo rero Sam yahitaga asa Mhm. aravuga ati wowe ukora indirimbo ukazihereza abandi Mm. akazaporodinga Mhm. nyuma bikitwa ko we waporodinze ibihangano by'abandi by'abandi Mm. noneho Dr. Yemu Mhm. iriya ndirimbo ya Coconut Mm. yari yaravuganye na Sam aravuga ngo azayihina porodingira yego arambwira ati maze njye sindabamonatize mwamaze kubamonatize Mm. niyo mpamvu nshaka kubanza gushyiraho indirimbo mbere kugira ngo Mhm. bitazaba ikibazo kuko njyewe ntarabamonatize yego ubwo mpamagara Sam ndamubwira Sam arambwira ati rero kuko natiye kuva yarabanjije kujyaho nta kibazo ntacyo bitwaye Mm. undi rero njye niko ntekereza ariko ntabwo yigeze abimbwira ashobora kuba ya ndirimbo yarayisizeho abyita ko ari ibiki ari ibisanzwe kuko twari twarabanjije gushyiraho ya yindi ya Coconut ntekereza yuko atabikoze azi yuko bava yakubitwa copyright yego ntabwo nzi niba muri we yarigeze ntabwo yigeze abimbwira ariko njyewe ni amarangamutima yanjye y'igihe wa muntu ashize iki umujinya yego ashobora rero gufata ya ndirimbo akayishyiraho ariko atazi neza ko biza kugenda nabi yego rero nyuma y'iyo saga yindi Dr. Yemu nta kibazo na kimwe naba naragiranye nawe usibye iyo caro Sam yaje avuga ati ejo ntuzavuge ko amafaranga nayariye bimeze gutya na gutya nawe rero yahise agenda ntabwo yagumye ngo Sam azane ibyo bimenyetso n'ibihamya ahita agenda ntabwo nigeze amenya ngo ukuri n'ikinyoma biri aho ngaho ariko ku rwanjye ruhari ngewe ntekereza yuko yabikoze nk'aho bisanzwe nubwo atari yagize gute ko mumuhindukiranye ntabwo muhindukiranye ndavuga ku ruhande rwa Dr. Yemu washobora kuba yarabikoze ariko atazi ko vava bazamukubita iki copyright ubwo rero nyuma y'ibyo byose nyuma y'uko Varatina yivumbuye nyuma y'uko agize umujinya nawe yazaga kuvuga ati rero ari nzi ko bizagenda gutya na gutya nyuma y'izo saga aba yacisha makeya nta muntu wari upfuye ubuzima bwazaga gukomeza simba utegereje kuri iriya cano gusa ngeze ahangaha ntatunzwe n'iriya cano ni iterambere nk'abandi mparanira ariko nintanayihemberwaho ubuzima buzakomeza sandiriye none ko warize cano yakubaje Vava nararize biranambabaza ikintu cyambabaje Sando navuganye na Dr. Yemu nijoro ntuzamanibu ambwiye ati muhamagare tuzakora ikiganiro ejo yego ntabwo yigeze abimbwira yego na mu gitondo ntabwo Dr. Yemu yigeze abimbwira nk'uko yambwiraga imbere kuri izo ngizo ubwo rero njyewe Rakifa yavuze yuko ngo yagiye kureba Yemike agiye kureba ngo Yemike ngo amubwire ngo iby'izo ndirimbo icyo nzi icyo mpamya nashidikanya nabanjije kuyibonaho arodiyo reka mbisobanure neza reka mbisobanure Sandiri usibye iriya ndirimbo mbura ubuzima mbure mama wambyaye nta kintu mpfa na Dr. Yemu nta n'iyindi saga yindi yari hagati yanjye nawe saga yari hagati yanjye nawe n'isanzwe sirimo arayizi ko ari ukutamenya iwawe nabwo akavuga ati sange Eva vajuru nzahakwere urumva nta kindi kintu mpfa nawe rero nta muntu yishe nta nkaciye amabere iyo ndirimbo niba itarahiye Vava niba ntarinjije ngiye kuba impamvu ni maka ariko disi aranamukunda ati nta muntu yishe biyunze biyunze ariko se ko wamushyiriyemo agashyi kakitu kidogo ko Vava nzi ikiganiro yakoze gitandukanye n'icy'uyu munsi yabaye plese n'umuntu nyine wamubeshye ikintu kitari ngombwa urumva yabaye plese n'umuntu wamubwiye ikintu kitari ngombwa yego ariwe twavuze haruguru ntagiye gusubiramo izina rye urumva yego musaba ko atwereka n'iyo copyright yego
musaba ko twareba iyo copyright ari kuvuga ubundi kuri YouTube ku bantu bazi YouTube copyright ni igihe ngewe wanyaprodingiye ikintu ngewe ninjye guhana ngira ngo murabizi muri YouTube ntago rero nari kujya kumustrikinga kandi agomba kuhita abonaho iyo strike yavuye yego urumva nta copyright rero yigeze ibaho urumva none ahita bihindura ahita avuga ati ngo ni reuse content ndamubwira ati twereke kuri phone turebe ntacyo bitwaye biraba bihagije rwose ninsaye ko sari iryanjye ndaryemera kandi ndanarisabira none se Dr. M rero gusa umva se yanze kubitwereka yahise yicecekera yanga kubitwereka naho ndavuga tokereka nigendere mwihorere nta kundi kubera iki rero Vavajuru afite ikibazo kandi gifite ishingiro no mu kiganiro twakoranye narabimubwiye kuki Vavajuru udashaka kumwereka ababyeyi bawe bamubone bamumenye ahubwo ukaba uhora umuhishahisha ari byo abantu bagarukaho karagatwiko ibyo reka nanjye mpite bivuga gutyo abantu bavuga uko bashaka yego urumva abantu bose rega ntago bareba kimwe urumva yego ntago abantu bavuga ibintu bimwe urumva hano tuba turi imbere y'imbaga y'abantu yego kandi abantu baratandukanye hari abantu beza hari abantu babi hari utureba avuye gukora ibitari byiza hari utureba avuye mu bintu byiza hari utureba avuye gusenga hari utureba urumva bose bavuga ibyo bashaka rero yego urumva ngiye reka icyo navuga ni ikihe ngira ngo nkunda kubimubwira kenshi ntago ari ngombwa ngo bibe pressure yo kuvuga ati tugende nkwereke mu rugo yego urumva ariko ntago najya kumuzana mu rugo igihe kitaragera igihe ntago kiragera igihe kiza kuri wowe ni ikihe kuri njyewe ntago kiragera turashaka nyine tubwire igihe kiza kuri Dr. M ni ikihe tugomba kukiganira uwa babiri none se Dr. M kubera iki benshi bagushinja rero ko bishobora kuba ari agatwiko kugira ngo uzamure bahe arya riraje abazanye ko rero ubwino uduhe ubwino ngo ubwino sinzi kuryumva cyane ubwino si yagora ninde urumva reka mbaho ubwino rero yego ubwino sumbi bivuge gute koko mana yanze buze n'uburyo bivuga aya bivuge niwe tatubesha ashaka uko bitubwiye urumva abantu babifata uko bashaka nibyo naherekare mvuga abantu bagira ubwonko butandukanye urumva ngewe rero ndamukunda uyu mukobwa ibyo byo kuvuga ngo ndatwika impamvu wowe waduhamagaye ngo duhurire kuri kamera yawe ni ukugira ngo oya ni ugutwika bivuge gutyo iyo aza kuduhamagara tukavugana ku ruhande ngiye cyo mvugira gutwika ni kamera igihe kuri imbere uba uri gutwika ahubwo rata wovugisha ukuri kuri kamera kuri imbere igihe cyose uba uri gutwika niyo mpamvu nifuza ko ibintu byose tuba dukorana mu gikari si ngombwa ko tubizana hano tuzajya tuza ari ugutwika kuki wahisemo urukundo rwanyu ko rwajya kuri kamera twese tukarubona amacano atandukanye tuzi neza ko burya cyane cyane ku ruhande rw'abasore ikaba ari mwingarukaho ntabwo mukunda ibintu ndagira ngo reka mbivugeho ibyo bintu bakoze kubimbaza neza ndagira ngo mvuge nti iyo nza kuba mfite undi mukobwa yego nkunda ntabwo nari kuza ngo somesheri wanjye mu kiganiro ari akwa Rwema buretse gatoya kuko byagomba kumugeraho yego impamvu rero biza imbere hano nuko nta wundi mfite uba ufite umugore buretse gato ubu mfite umugore oya ni sheri ntabwo ari nyine buretse gato buretse manzu nyumve tuvuge n'urugero ngiye kuguha nyine tuvuge nk'ubu mfite umugore runaka wenda namusize hariya naza ku itangazamakuru mvuga ko nkunda undi muntu kandi mfite undi mukobwa nkunda cyangwa se mwita umugore gutyo wenda ntabwo byashoboka kuko yazabimenya bikabyara imvururu bikabyara gushwana bikabyara n'ibintu byinshi niyo akabimenya bikaba bibi umubwiye kuri mu kazi ariko nibyo ndi kuvuga mu kazi gute saba bibona sibyo tuvuga saba bireba nawe ubwo se wajya gusoma umuntu ngiye mu kazi numbonana na Vava gusomana ku itangazamakuru mwasomanye hehe kwa Rwema ku munwa ngira ngo warabibonye ku wundi ase ni wabibonye dore Vava ko nari kwigira yumiwe none se Vava rero umuntu rimwe na rimwe amarangamutima ye ahita yirukanka cyangwa se yihuta none nahoze numva uvuga ngo hari imico wamubwiye cyangwa imyitwarire kuba yahindura niki wamusabye guhinduka ni ikintu kimwe cyonyine ni ukutavuga amagambo mabi mu ruhame gusa niba wajya ku ruhande wenda
nta kibazo, nta bantu bagiye kubimenya, ntacyo biba bitwaye. Ariko kujya mu ruhame ukavuga amagambo atari meza, wenda tuvuge gutukana, ntabwo biba ari byiza kuko abantu benshi baba bari kukubona. Kandi none urumva nitunasezerana icyo gihe bizaba ikibazo, kuko bazahora bambwira ati ngo sezeranya ngo na wa muntu gutya na gutya na gutya. Ese wamukunze utamuzi? Nibyo ndi kukubwira nyine, niba muri kubigusobanurira gutyo, nicyo namusabye cyonyine, nta kindi. Mera microphone Vava. Ibyo umukunzi wagusaba uriteguye ko byahinduka mu gihe we avuga ko ngagukunda? Rero kwishira biragora. Yego. Nimba warabyirutse uvugira hejuru, hejuru ntabwo wakiga guca bugufi ngo uvugire hasi uvuge byinshi inyendo y'undi iravuna. Kandi nizera ko ubaye ukunda umuntu kumumenya ni byiza cyane. Kumumenya ni byiza kurusha kukwihisha. Ukavuga turiya muntu aracecetse se n'undi. Uriya muntu se agira umujinya mwinshi ndamuzi. Uriya muntu se aravuga cyane. Ubwo avuga cyane ngewe reka murushe ubwenge cishe make. Ngewe kuko inkuba ebyiri iyo zihuriye mu kirere nawe urabyumva. Ubwo rangiye ku ruhande rwanjye ntabwo nzajyayo ngo nigire uko ntashye. Urumva Sandrine? Ndagukurikiye. Igihe nzaba narakaye mfite impamvu ntabwo nzavugira mu mfupfu. Kunze nzavugira hejuru kuko ariyo kamere yawe. Rero kamere y'umuntu ntago ihinduka, kamere iguma ari kamere, ahubwo wowe musore urambagiza umukobwa uravuga ati kuko ngiye nkunda uciye bugufi kashaka uciye bugufi. Ngiye bavugira hejuru, inkuba ebyiri nizihura mu kirere ntibizakunda ariko ashake uciye bugufi. Ntabwo rero ngiye Vava nzaza kwitangazamakuru ngo nigire uko nta Sandrine. Iyo ngize umujinya ako kanya rwose muvuga, ariko sinjya ngirira umuntu inzika ngo nguhigishe. None ko ibyo ushobora kugira umujinya nkaba navugira aho ngaho nyuma nkasubiza amaso inyuma nkabona yuko koko cya kintu atari cyo, cya kintu cyari kugenda. None ko mva fiance wawe atabyihanganira ati sinabasha kubana n'umugore w'isasu, urumva ibyo bintu bizatuma mugera ku bukwe bwanyu? Ni uburenganzira bwiwe kutabyihanganira. Ariko ngiye Vava ndavuga nti buri muntu wese afite uko ateye kandi igendo yundura ntabwo uzigira uko utashye. Ndabyemera. Ubwo rero niba umuntu atavuga, niba umuntu avugira hejuru, niba umuntu agira umujinya, ugomba kumenya ingeso ya wa muntu ugiye kugira gute gukunda. Kandi yanakumenye uvugira hejuru. Ntago mvugira hejuru arya ni ngo sinovugira hejuru. Ko kuvugira hejuru. Aravuga ati cyo kuvugira hejuru unasa nibyo nizeye yuko atari ubwambere bivuzeho. Ariko ngewe Vava juru bishobora kuvuga nabi cyangwa se nkavugira hejuru bitewe n'impamvu. Yego. Igihe nta mpamvu runaka ihari, ngewe Barate ntabwo umunyamahoro. Kandi ngewe sindi buzamubeshye ngo ngewe ngo Vava ngo nzigira uko ntari ntwika inzu mpishe umwotsi. Rwose. Abandi bati iyi comment buretse mbanze nyimubazeho ati ikigaragara cyo uyu musore yabonye amafaranga ya Vava nta hantu yazongera kuyakura, bimutera agahinda ahitamo guca bugufi. Ngwiki Amafaranga ya Vava uvuga uryana yaye ko na Vava juru hariyo yavuze mu kiganiro twakoranye. Cyenekereza ariko ko ari gift z'umukunzi bisanzwe. Amafaranga yahe mu buhe buryo? Nta mafaranga. ngo agwa ama gift ukayihakana. Akayanga? Ngo ukayihakana. Twaba tutayahana. Oya yarabivuze ko mu kiganiro mu mwandiko birimo wirakarira. Nta kibazo ntabwo njye ndakara buriya. Murabyumva nde Mr Happy. Ni nabyo byiza. Nta munabi. Ni ukuvuga mu kiganiro we yavuze ko umuhimano aguha impano ariko we ntujya utanga impano kubera iki? Ni comment banditse. Oya mu kiganiro. Ndavugisha ukuri ni wowe wabivuze kandi ikiganiro gihari, ikiganiro kiriho. Ngewe rero Vava juru ndongera gusubira. Mbaye ndi kumwe n'umuntu w'inshuti yanjye Sandrine. Yego rata. Agakenera amazi yo kunywa. Yes. Mfite 5 kuri mu. Uramugurira. Ayo mazi nkaba nayamuhenze. Mbaye ngiye mu mujyi inshuti yanjye Sandrine ari muri Amerika. Yamerekeje nafata 10,000 nk'umuntu. Ukabimuha. Byatike. Sibyo sibyo. Mbaye ngiye hariya ku isoko nk'umuntu dukundana nkagura agasakesi. Nawe wamugurira. Nawe nagira nte? Wamugurira.
none kuki Dr. Emma bihakana kundanaga cyane tukajyana mu mujyi oya no murakunda kabi niba ari inkwetegura nizi ni nziza tukajyana usibye iriya saga yiriya cano nini nta kindi kintu kera kiraba nge nigeze mfana none wanariye mpamvu Dr. Emma hakana gift zawe simbakana gift singiye kuza kuvugira hano yego hari izo namuhaye nawe hari izo yampaye aya kumentioninga yego ikibazo bava itaseka ayo kuki bituseka bava nese yaraye kuguriye na kodex ya mubeshera nzagaca nkazana imbere uzakanzanira imbere yego nibyo umukobwa go hanze na nubu oya ni comment hari n'undi mugabo yego wo ku Gisenyi avuze ngo no ku Gisenyi ngo ngiye runaka ndamuzi na kodex ya imbere ari no kubeshya wenda abonye isaga so kuri YouTube ese kuko nawe yigeze anyereka yego ariko muko agiye yandika muri comment biriya samba yasomye agiye bambamagara ati twebwe twari inshuti ariko tuzi neza ko nta na kodex tuzi neza ko atanagusohoka urumva ashobora kutagusohoka na yiga nduruje ashobora kutagusohoka no kubera impamvu ni nuko wavuze ahubwo ariko wowe mukobwa iyo ufite akazi uhereza uramusohoka nigeze kumubwira turi hariya ni rero hari umuntu wamaye amafaranga ngwino tujye gusangira ifi twakiriye yego yakavuze maze iminsi mu rugo amata bahari yarakavuze rwose mu kiganiro ntabwo nishaka yego waba nicyo kiganiro akaba yabiremere se bw'abafana bavuga ibyabo akaba yakongeraho iki umusore ubaye umuguriye nta kibazo kirimo nta kibazo gihari ariko igikuru niyo washwanye na wa musore ibintu by'isebanya ibintu by'iki muvandi ujya urenza nigeze kuvuga mu kiganiro Dr. Emma n'umusore ukwiye kwihesha indangagaciro ukamenya umuco na kirazira nk'uko yiga muri kaminuza akashanya ngewe zagaje nta musore wambwira ngo yamane nze ku itangazamakuru ubivuge ari na mpamvu ugomba gushyira Dr. Emma rero niba ugiranye n'umuntu ikibazo sambiri ukwiye kugira ubwenge yego rata ukagira ubwenge ukamenya ibyo uvuga n'ibyo kuvuga vava byanshimishijwe nuko muri kumwe mbere na mbere sibyo ariko basi mwanze musana imbabazi buri wese ku magambo mabi yavuze kuri mugenzi we twe kwirengagiza icyo kintu urumva kuko turi gukora ikiganiro kayango ni bya bindi bisanzwe sibyo ndi kumva Dr. Emma wafata umwanya ugasaba imbabazi vava kuko akantu ko oya I don't want peace jewe nanu nago urumva ko nago je musabye kusaba imbabazi I want problem always urumva nari kuvuga vava ngo I want problem niko Dr. Emma ari kuvuga urumva no shaka ari kuvuga oya no ari kuvuga ngo urashaka wenda imbunda kuvuga igihe cyose we abashaka kubaza byo guteranya umuntu ikiganiro ngo aravuga ngo azatwerera ngo azagutwerera igariso abafana bagiye bamamaza baba nibone beno view ati bariya abantu ati mwagiye mumenya ko banabasebya mukajya mukorana ibiganiro n'abandi aba rero waje muri shop bizu ushaka icyubahiro byagucaka bizera baraza bakavugira abandi bakavugira urituriza ukagira gute ukimenya rwose nese akantu ko gusabana imbabazi mbazi yego wowe ushaka ikintu cyose cyahita kitugonganisha oya njemo oya ntabwo nshaka views ntabwo nshaka views none si imbabazi ari kugira ari kuvuga musabana ari kubagonganisha gute ukubasabisha imbabazi no kubagonganisha yego da basi vava yanze kuzigusaba nk'umuntu w'umukobwa zimwisabire basi nyine zimwisabire yego mbonye indirimbo nabanje kuyibona audio hanyuma ngewe uyo nagize ariko ubundi Dr. Emma sinzi ubwa mbere nge nahoraga mbimubwiye naramubwiye nti rero ngewe ngira umujinya wako kandi urumva hari ukuntu umenyana n'umuntu ukamubwira uko uteye kugira ngo icyo kibazo n'ikibazo amenye kwihangana ariko we niba babaje urabonye yarakaye ahubwo amwereka ko arakara kurenza yego nakubwiye ko kuva kari inkuba ebyiri yose uhuriye mu kirere nta kintu kivamo uri inkuba kumenya uko avuga ngo uyu muntu dukundana iki kintu ni igikora kambanze nkimubwire kuko sinaza kumukira urumva abana urababyara ukamenya ngo umwe azi kurya cyane undi ntazi kurya yego abana urababyara ukamenya ngo umwe asuzugura undi arubaha urumva buri wese afite ingeso yiwe karande yamunaniye ukamenya turi muntu batubana gutya ariko agira amahane
ariko nagasanga kumukuraho ubufaranga ntabwo byoroshye ukamenya ukwiga umuntu ubana nawe ariko we nabonye atari ko ateye niba mweretse ko warakaye ararakara kukurusha niba ugiye kumutuka aragutuka kurenza wowe uko wamututse aya nimugatukane nk'abakristo njyewe rero Dr. Yemu niyo mpamvu wese ucisha make Dr. Yemu ni umusore uvuga ko yiga muri kaminuza ntabwo bizi urumva ese ubundi kubera ikisheri wawe utamubwira aho yiga ntabwo wambaza ikigo ngo yiga ntabwo wambaza ngo waramusuye ngo ariko niko yakubwiye niba rero yiga akaba ari muri kaminuza agomba kugira indangagaciro na kirazira z'abanyeshuri akavuga ati uriya muntu bimeze gutya no gutya n'itangazamakuru mwize usobanutse reka hano bigende gutya ese wenda namamazaga indirimbo yanjye ese wenda bimeze gutya na gutya na gutya ariko kuza ku itangazamakuru kwisebanya barabara afite indangagaciro yego afite iwabo bashaka kumubona nk'umwana wabo bashaka kubona umwana wabo yakoze ikintu cyiza ariko nibiza kuri cano yererere bwakiye bwije nibwo nari bibishemo ugasanga rero ibintu bigiye kubasaga bigiye kuva mu bana bigeze mu babyeyi nguko mama ngo ni igicumba nta nabagana numvira n'ukuri nabyo byajemo se ubwo rero icyo mparanira yego umuco ni iki nibyo se ko mama ari igicumba byajemo reka ibyo ntabwo byaje muri byari byo muri comment nyine ni muri comment okay none se oya ako kantu gasobanura ako kantu ukuvuga ngo babivuze neza njyewe pe nta kibazo kindi nigeze ngerana nawe nta na kimwe usibye ikirasaga kuba yaragiye kuri Gendo TV yego akavuga kuriya ngenzi neza ko ndi mukuri icyo kintu uracyambabaje nta n'ikindi nese ku cyo tamuruse wicecekere oya uretse kaze gasobanura nk'umuntu w'umugabo burya akabwire uretse bawitonze nyine uretse yabwiraga ngo yagize umujinya kuri telefone ngo aramuhamagara ngo reka nze ngo nkore ikiganiro ngo yarakaye ni njye wamuhamagaye niwe wamamagaye tumuhamagara ze hano ati niwe wanyihamagariye ngo mbonye wumva cyane navuye school numva nameze neza kuryamaho amamagara nk'ubanze suri se bifitemo hano oya nta kibazo ahubwo se buretse nyine ako kantu gasa nyuma nibwo nabyutse mpita ndebaho ngo namuhamagaye ndamuhamagara ntazi n'ibyo ari ahita ambwira ati ibyabaye urabizi ko wagura amubwira se n'ibiki bana umukobwa hariya yakwandaritse ahantu hose ndavuga ati nta n'uwo ngeze ndebye kiganiro ndatereka nza kanukanya nabi nze nyirebera aho ngaho menye nuko bintu gahunda zimeze urumva tuba dukoze ikiganiro gutya hanyuma kugira ngo mwiyonge hari ibindi bikeneye gusobanura yego ni ukuvuga ngo aho hantu wenda sheri wanjye avuze ngo ngomba kugaragaza indangagaciro ngira ngo ntabwo nigeze nukana ntabwo nigeze mvuga nabi ntabwo nigeze ngira gute wenda hari ibyo navuze bitamushimishije ndanamusabiye imbabazi urumva ariko nanone akantu ko kuvuga ati azajya avuga ngo njye nceceke icyo gihe abanyarwanda bazabona ari induri mu ikosa urebe komenti uretse gato nyine urebe komenti zirimo ibyo biganiro ururimi rwawe umuntu ugukunda azaca mu gikari uretse aho ngaho uri kuyongera kumva ari amavuta ibyo ndi kuvuga nta muntu kuri iyi si wemera kuba yavugwa nabi icyo tucyumvikaneho nawe uri kubivuga gutyo nuko atari imbunda yakwerekejeho ari imbunda yakwerekejweho byanze bikunze nawe byagutuma amarangamutima yawe azamuka sibyo ikintu njye mba nkeneye ko twuzuza ahubwo mbere yuko ajya kuri televiziyo cyangwa se cano yagomba kwita wenda amamagara akambwira ati meze gutya na gutya tukabivugana tukabicoca wenda bitarangira bikabona kugenda mwari muri kumwe reka rata twiga kuvuga igihe wabitangaga hari ibyahera ku rugendo TV nibyo ngende kuvuga yego nibyo wagomba kumbwira ati ngiye rero ngiye gukora ikiganiro gutya no gutya wanyibye cano cyangwa se waproduce indirimbo yanjye nkabyumva akabikubwira none yagiye atanakubwiye yahise ubyuka ukaza gukorana na Bagiti urumva se mutaniye nawe yahise abyuka ajya he ku rugendo ariko uwakoze ikosa ninde umuntu wese iyo afite umujinya iyo ufite umujinya n'ibyo utari kuvuga umujinya none gihe ibyo wari wavuze nta mujinya nari kuyibona radiyo kandi saga yose yari yaturutse ku kiganiro twakoze n'abandi n'abamaniba ukagugu na samahari na bande bose yego cyo rero se yigendera ntabwo yavuze ati rero
uyu muntu se twamara kuduteranya bimeze gutya na gutya narabivuze nako ntagize none rero vava numva mudashaka kubyumva mitaniye ni urugero ihangane nzahembwa kuri channel yanjye mushyiramo imiyaga mbe naguhasi izo veni cyangwa 30 cyangwa se nzagukorera n'izindi ntaho ngiye ubwo rero ngewe vava juru nimba ikintu kinzamuriye umujinya n'undi munsi wose ntabwo najya gushyira mu bihugu ryajya we ndetse n'undi munsi abantu bose babana bagira ubanye n'umuntu ntimunagirane saga ntabwo mwamubana neza urumva byanze bikunze muramenyana umwe akamenya ngo umwe ateye atyo undagize ate none ko ariko icyo nzi neza ko cyo ni ukuri ururimi rwoswa n'iki n'urundi ariko none se ko numvise muri inkube ebyiri niba Vava ushaka kuba umugore niba ushaka kuba umugore mwiza Dr M akaba agira amahane nawe ukaba ugira amahane nk'umugore ntabwo uzemera kugandukira umugabo ugatuza ugacisha make igihe yarakaye ibyo rero ntabwo najya kubitekerezaho kuko njyewe na mugabo n'umugore buhari twavuganaga kuri gahunda y'indirimbo twakoranye umwana n'umugore uba mu rugo rw'umugabo wakwemera akakugira uko ashaka Vava ndabira hano wantu niwe mugabo mu rugo ntabwo wowe waburi iki umugabo wakemera ukamwubaha ariko none ahangaha rero ntabwo ari umugabo wa Vava ntabwo babana nawe mu rugo ubwo rero uzi ko ari umugabo wawe mubana ukaba uzi ko avugira hejuru we wacisha make nk'umugore we ukarutaha ariko mu gihe utarakora rero Vava muri batatu ntabwo umugabo wanjye ntabwo ndi umugabo we ariko n'ubu hari impeta se namwambitse arakubwiye ati ntabwo uri umugabo wanjye ntiwagira uko ushaka nibyo nari ndi kuvuga yabaho nkunda kuvuga ibintu byose biri muri process uri muri twara uko rero wamenye ko kwitwaramo ko kuvuga ati ndurimo yego ariko rero mu gihe utarurimo ku marangamutima yawe ku burenganzira bwawe Vava reka tuhereza abantu kuri sibyo reba nk'iyi foto uyu mugabo yashyize avuga ngo bano n'abana bawe aba bana urabazi ntabwo nzi ku izina ry'Imana bareba tubwize ukuri bareba tubwize ukuri tujye tureka kubeshya abantu Imana ni kamumugisha yego ntabwo bana mbasi hari n'iyindi cana maze ku rugendo hari akana kariya kana nakande nak'umukobwa witwa Samantha none abantu ntabwo ari ubwe ngo kuri YouTube abana ntabwo mbasi izina ry'Imana ishobora byose yo mwijuru okay tuguma aho ngaho gato tugumaho gato uretse Dr aya ntabwo ari ukubasaza uretse gato sibyo Dr ntabwo ari byiza nta kibazo twamubaza erega Vava nimba turi kumwe sibyo nimba turi kumwe aka kanya abantu bakaba bari gupostinga bamubeshyira ngo afite abana biri kugaragara babipostinze ngomba kubimubaza sibyo none rero Dr reka nkubaze ikibazo ndi kubabaza mwese sibyo ndi kubabaza urumva ese nibyo koko ikintu cyari cyabateranyije nuko Dr M yamenye ko ufite abana babiri warabimuhishe ndumva icyo gisubizo ni Dr M wagitanga kuko yarangiye iyo saga yarangiye mwitugarurira rero siri twaje mu kiganiro yego Dr M iyo saga yacano ngira nakubwiye ko nta kintu mpfa nawe sibye kutamenya hehe iwawe nta kindi kintu cyera kirabura mpfa nande yego na Dr M Dr M twitegure kunywa amazi ryari ibyo ngibyo nyine ese ntiyabikubwiye bahita yisekera nta kintu yatubwiye ku kintu cyitwa rero biracyari muri process nzamumora ndivuga dusubire bitro yo bwinshi biri muri process nibigenda hagati yanjye nawe neza bizajya ahagaragara ntabwo ari byo kuza gutwika ari byo muhora munshinja ngo ndatwika kubera icyo ubundi wifuza ko wifuje ni muri past urukundo rwanyu ruza ku mbuga nkoranyambaga ntabwo nigeze byifuza none ko ukuntu byari byagenze mwakundanye uyu munsi ejo tubabona ku mbuga nkoranyambaga ibyo byuvuga nibyo ukuntu byagenze bwa mbere yaje gukora indirimbo hano muri Big Town ari bati umwemerera indirimbo amwemerera indirimbo imwe nanjye mwemerera indi turazikora mpita musaba kanshiriramo ijwi muri Coconut arishyiramo nyuma rero niwe icyo gihe yaraje gukorana ikiganiro nande yari yavuganye nande na Bakti urumva nanjye indirimbo narayisohoye uri kumva icyo kintu Bakti
nawe bahita bifuza ko dukorana ikiganiro ngo twamamaze iyo ndirimbo ntabwo byahereye batarayidupiningira rwose iranazamuka ukimubona wumvuramo kunzi urukundo nyine rujyaho rushaka inkweto yabonye yayo yabonye kuki uvuze ngo urukundo rujyaho rushaka rujyaho rushaka nyine uko ni ukuvuga ngo uwo munsi wa mbere ukimubona nibwo wese umukunda byaje muri process ntabwo wese mukunda umunsi wa mbere yego benshi ubwo gakeya byagiye biza benshi bati ntago ino couple z'abana bareke bavuge ibyo ni ibyabo nyine nk'izi saga zimaze iminsi ziri kuba hari benshi byateye depression uza abantu bamamagaye b'abadiaspora n'abaki bose bagira inama nawe yamaze kuduhamagara kano kanya nyine byabasha abantu benshi yego ntabwo byari byiza pe kandi ntabwo tuzabyongera ntabwo muzabyongera aba bantu nibatabana ako kantu mukambikire muzakangarurire amaherezo ya cano ya biraza kugenda bite vava uremera kuyihomba yego urukundo ruruta byose yongeye ngo kwandika badusubiza batadusubiza nongere mbisubiremo ntago imibereho yanjye yari iri kuri racano gusa yego Imana yo mu ijuru nibibana kuri racano nta kintu nzayikuraho izashakira n'ahandi izanyuriza no mu zindi nzira ariko urukundo ruhoraho ibyo rero urukundo ruhoraho umuntu uramukenera burya nuba warabanye n'umuntu muzirinde ukeneye ko anagushimisha rimwe na rimwe muzirinde kwihenura na wa muntu ushobora kumukenera akanagushimisha rimwe na rimwe ukamukenera mu buzima kuko mwigeze kuba nimba hari ikintu kijya kimbabaza ni ugutakaza inshuti ushobora gutakaza igihe cyahise ntikigaruke ariko gutakaza inshuti birangiza cyane rero iyo cano ya Vava ibyabaye byarabaye birangirira aho ngaho izindi saga za buri munsi irindi sibanye rya hato na hato birangirire aho ngaho urabyumva ni umugisha agahaha akaronka akagira iterambere nk'umusore w'umunyarwanda ariko umusore w'umunyarwanda mu mazimwe kuri YouTube mu mazimwe ngahe ntazongera gusohora indirimbo zawe indirimbo yanjye ntabwo ngiye gufasha barakumvira ati ngo dukora indirimbo ni urugero ntanze ariko ibintu byo gukora indirimbo ndi kugenda nsa nk'ubisezeraho kuko umuntu arazikora ugasanga ziramuha ijwi rya ntabwo rijyana avuga ati bavase dukora iyo ndirimbo se nta kibazo navuga ngo ntabwo nzakorana nawe kuko ndacyabisubiramo iyo ndirimbo yaporodinzwe ntabwo ari umuntu wapfuye ariko igihe ikintu wagisobanuye kuba byagenze gutya na gutya bimeze gutya na gutya manager wawe bimeze gutya na gutya intambara zaje mwizi n'izi icyo gihe abaciye bugufa akagusaba iki imbabazi ntabwo uvuga ko utazamukinira gusa njyewe ibintu byo gukora indirimbo mbona bimpombya nshobora kuvuga ngo nge nta yindi ndirimbo nzongera gukora ariko akayikora avuga ati se reka nkorane na Vava ni urugero ese reka muhamagare nanone muri ya mashusho nk'uko twakoranye ugakomeza ukamufasha nk'umukuru ugakomeza tugakorana ubwo rero ibindi by'isebanya ibindi byo kwandagazanya ku mbuga nkoranyambaga ndatekereza ko atari byiza okay Dr. M reka nkwaze ikibazo nubwo akangahe wari ubonye umukobwa arira mu maso arira imbere yawe kubera wowe n'ubwa mbere wabonye ko agukunda basi se wigeze uretse hanze ya kamera wigeze ugerageza basi kumukoraho kamuhanagura amarira oya nese ngira izanjye gute niko urukundo rukorwa utari kumwe wamuhanagura yego da kuri kamera basi kuri kamera oya kuri televiziyo ndikureba basi ariko hari n'ukuntu ubona umwana ari kurakwera wowe umutima ukakurya ugatsize nk'umwana yego wacirana reka ibyo bavuze nibyo ntabwo yarize bari kumwe Slim nawe wagira ati muri kumwe basi wari kumuhoza ibyo ari kubimenya bari kumwe tunasoza ikiganiro kirambirana gira icyo usezeranya Vava juru wawe icyo namusezeranya ni uko nyine ndamukunda gusa nifuza ko yendura kari akantu nyine ko kuvugira hejuru shyira mikoro niyumvira ariko yego nagisiba mu bwonko ariko
ahubwo nshobora kuvugira hejuru igihe mfite umujinya w'impamvu. sinovugira hejuru sinovugira hejuru ubundi mu buzima busanzwe nge babajuru ndi umunyamahoro igihe nagendanye nawe urakizi ndetse n'ikindi kintu ntajya mbeshya abanyarwanda ikintu cy'umururumba ikintu cyo kuvuga ngo ndafite wowe urababaye Dr. M arawugira we ariko njyewe babajuru nimba hari akantu dupfuye nshobora kwita mvuga nkavugira hejuru none rero wowe uzamenye ubwo nujya ubona vava icyo gihe cyo kuvugira hejuru cyageze uzacishe bugufi umusobanurire ntazi impaka nka kuriya wigendere umusobanurire areke kuza avuga ngo njye ajya kwigira uko nari ntabwo byaba yego umuntu afite rero kamere waremanywe nayo uzakurana nayo mpaka pasita Claude niwe wavuze ati rero njyewe kugira umushinya mwinshi ariko ukamara umwanya muto yego kugira ngo najye icyo kintu bivugeho nanjye mfite ukuntu itereye takara by'umunota umwe bikahita binarangira isi murahuje none ko muhuje se biza none fafa uretse ikibazo mwese murarakara mugashwana icyiza cy'ibyo nuko wenda habaho ikibazo wenda icyo ari kunsaba ni cyiza kandi igihe nzagikora ubutaha asamvuga nabi nceceke bivuze hakiri kare uretse icyo gihe nzaceceka usobanurira umuntu uko ikintu kimwe nyine nzaceceka ku itangazamakuru tuvuge wenda ugiye wenda mu rugero ukabivuga gutya icyo gihe nzaza we tuvugane igihe sinzirirwa njya hehe iryo ni ryo kosa wenda nakoze yo kuba yararakaye nanjye nkarakara kandi ibyo twabicoce ikibazo cya nyuma tutarasoza nagira ngo abashaka gukora indirimbo abashaka gukora n'ibindi bintu byinshi byerekeye na channel bahamagara kuri 079 18 497 18. ikibazo cya nyuma njye nitahira nicyo kibazo vava mama ameze nk'umuntu utishimye yaganye nagomba vava nitutanye se macaka ko twatandukana atishimye vava Dr. M amaje kuvuga ngo ikintu uzahindura no kuvugira hejuru wowe ni ikihe kintu wifuza ko yazahindura kuri we kugira ngo mukomezanye neza bira bintu bitazongera kuba mutazongera gushwana rero icyo navuze nakivuze no kwa Sandrine Dr. M n'umusore ukwiye kwihesha agaciro akamenya ko yiga muri kaminuza ariko akamenya ko ari future ye ntatekereze ko bava asanga yego ibikorwa bya kigabo azagaragara nk'umugabo hari umwana umwe wigeze kuvuga ngo abagabo bose simbwa ariko hari abagabo b'iki bimbwa ariko ibikorwa byiza uzagaragara nk'umugabo ariko nukora ibikorwa bibi na kamere izazamuka y'umujinya yego usanga bagize gute ajya haranira igikorwa cy'abagabo ese umugabo w'imbwa bameze ati abi ntangarugero umugabo w'imbwa bameze ati abazuriya mukobwa navugeho kuvuga ngo ntabwo ngiye nshobora kuba inganzwa icyo nacyo nyivuge nicyo kintu ngiye kubwira ni none nibigenda gutyo ukareka agakora ibyo ushaka ko Dr. M azitwa umugore ntawe amugize inganzwa shyiraho mikoro yiyumvire we niyicara akabona ko akabona yuko social media izamenya ngo Dr. M yabaye bwe Dr. M niyicara akavuga ngo nshaka ko social media imenya ko nakoze indirimbo igikorwa cya kigabo ntabwo tuvuze ko yaba inganzwa ariko nta mugabo w'umunyameshi yego avuga menshi se nese avuga menshi buri ariko nese avuga menshi akwiye kugira indangagaciro akagabanya muri make niwe uzishakira indangagaciro ntabwo bari uzagira gute azagabanya amagambo se avuga menshi umugabo ngo yaba inganzwa yego umugabo ataba inganzwa abagabo badutegeye amatwi yego abagabo ko umugore wawe ari inkuba yego ukabuze yuko agutunze nta kazi nako uretse gato agutunze yego ariko mu gihe atagutunze none ko vava umureke ntabwo ndi intama y'Imana ntabwo ndi umwana w'Imana cyokoze ndi umuntu w'Imana ndi umuntu w'Imana Imana yaremye Imana yarandemye kamere muntu urumva
ese vava ko adafata mikoro ikiganiro gitangiye Tangiye bundi bushya. yego Tugiye gusoza. Kuvuga. yego Ntago ntago njye nakemera umuntu ugira inganzo. Kuko nibyanashoboka. Ariko papa ega mukutubwire ntabwo neza akema umugabo Ibyo ndi kuvuga ntabwo yabyemera Dr. M namubonye ntabwo yabyemera ariko nanone se nanone ushatse gupfobya ibitekerezo bya vava ngora rwose n'abanyarwanda babyumve. Ni umugabo wiyubashye. yego Nabivuze inshuro nyinshi. Sinjya nukana usibye na vava reka soza ariko mvuga nabi kuri social media. yego Bose ugishyiremo aho cyumva. ariko ntiwakemera umugore w'umunyagasuzuguro kugira inganzo nakwemera umuntu ungira inganzo n'umuntu usanzwe cyangwa se n'umugabo cyangwa se n'umukozi naba nkorera cyangwa se ariko nanone ntabwo nakemera kandi ari dekaraye mbere y'igihe Dr. M ndagira ngo areke umutumirwa asoze ijambo rye niko bimeze rero Dr. M ishimira umuntu ugira umuntu wese akunda ugira inshuti ndazigira zawugira inganzo ngira inganzo atura mu nimwe amafaranga rero ni byiza kumenya mu bana umuntu mukundana atekereza gute akora ate ese ararakara ese hano ndamuhemukiye ese bimeze gute nawe rero tugiye kujya muri ibyo ngibyo bwakwira buri muntu wese muri kamere ye afite kamere yavukanye n'undi afitiye ariko nge message natanga ku rubyiruko nimba uzi ko uri umusore ukaba ushaka umukobwa ucecetse genza urushaka ucecetse ariko nawe undi ucecetse baravuga ngo ivu rihoze niryo rigira gute ryotsa inzu ni ijambo abanyarwanda bavuze wowe genzura urebe uvuge ngo uyu muntu ateye gutya ni byiza kuba mugenzi abasha kwitwara muri naho rero byo kuvuga ngo urigira uko utari ntabwo bibaho ntabwo byakunda byanze bikunze uko uri nuko uko waremwe nuko uko wisanze nuko ntacyo uzakora ngo ugire gute ugihinduke ushobora guhinduka none ariko ejo bikagaragara rero ugomba kumenya ngo uriya mugabo ataha yasinze n'urugero none ko nkura abana mu nzira n'amasafuriya atazatera umugeri urumva ukongera ugatekereza ati uriya mugabo akunda si ibiryo bishyushye none bimaze guhora reka nongere mbishyushye abantu babana ari babiri buri wese azi icyumwe akunda cyangwa se vava ikibazo kimwe urumva Dr. M we icyo ashaka ni ukuca bugufi yego kuko ati rero vava sinayoborwa n'umugore ntabwo byaba rero vava juru nca bugufiya ahubwo ntago mba ashaka ko umuntu andyarya ngo aze agire gute urabigaruye none uretse gatoya agarura iryo jambo nabonye barishyira muri comment cyane ngo Dr. M ngo ni imbyari ibaze n'abaye indyarya nuko uretse gakantu gasobanure neza sindi indyarya urumva ndagira ngo mubyumve neza sindi indyarya ko ntacyo naje kuryarya hano urumva ngira ngo murabizi ko niga sibyo ndi mu mwaka wa nyuma ngiye gusoza ese siyiga si ngombwa ntabwo macana kubivuga iyo mba ndukivuga bagitera kizi ntabwo ari ngombwa ko nza kukivugira ahangaha kuko mba ndanga abantu benshi babizi se ntabwo ajya amamagara mu gitondo agasanga simari urumva ajya amamagara agasanga simari urumva nkamubwira ati mvuye so reka icyo kintu gisobanure nca mu ijambo tunasoza ikintu uburyo umuntu w'indyarya aba ari n'umugome rero ndagira ngo mbwire abanyarwanda muri rusange bibabwirire hano ku Gasaro TV n'izindi channel ziri hano ntago ndi indyarya ndi umuhungu wiyubaha ukunda ibintu biri ku murongo kandi uvuga ibiri ngombwa urumva ibyo byo kuvuga ati ngo waramuryaryaga ngo wagera gute waramubeshyaga namubeshyaga gute ese uri mu mutima wanjye nturi mu mutima wanjye iyo utari umutima wanjye byo kunyita indyarya ubireke cyangwa se ubundi njyewe nkunda kwita mvuga ati mukora icyo mushaka amahoro y'Imana bane namwe si ngombwa ko amahoro y'Imana abandi muri komenti twahoze tuzisoma bati Dr. M yateye Vavinda none karabaye izo komenti ugize ngereje nkabyara se ko mwamfashije nza ku kazi ko mu rugo ubisume koko niyo mutasanta muzantisume koko mpeka
umwana ngo muhe n'agakoma asanga inzara harazamerekeza kwa muganga. yego niko bimeze. bimeze Dr. M Aya ariko umwe ngo yitwa none se umwe aracyari papa Eden na mama Eden muracyari papa Eden na mama Eden nsenyera zigaruye zishize. Zenye ntabwo umwe ari papa Eden n'akamama Eden ibyo twe tuzabanza none bibateye tuganire hagati yanjye nawe tugira ibyo twumvikana ibyo iyo ngibyo ugize ko Nsenya zishize arazigaruye. izo kome tuzakira ute bagushinja ko ateva ase mwaretse tugasoza kuko bana reka dutashye ndabona Uta. iby'inda se kubivuga ariko bavati niba resime niba ari amavuta muzabima Ukuri muzampereza isumimete mu mwana n'ukuri. umva urukundo rwogerere Umukobwa wanyu ni twabanye neza. yego rat ariko ya abafana turabakunda cyane Imana ibahe umugisha keep in touch with us ya mujye kuri Vava TV show mujye kuri Dr. M official Agasaro TV Slim Jesus TV na yindi ubona ari kamera nyinshi nayindi bifata amajwi mani okay Mama, yeah thank you very turagushimiye much nawe. ndabakunda abafana nukuri mukomeze mudukunde ibyasaga byarangiriye hano twashyizeho akadomo hug her hug her hug her hug her Vava hug him Vava hug him wait a little bit Vava hug him Vava hug him She's on phone. she's on phone Okay ariko se bava ujya kuri phone kubera sheri ariko nkanasheraho turebera ubwo wamushaka kumura Haragiye kongera binganzwa njye nabibonye uretse twasoje nese utamuhaginze ase uretse muhaguruke oya ntukamusige urasiga kwini wawe nabyo bintu yego shaka rat we yego ako Dr. M aba bantu wajye warumva